maze iminsi icyumva narakihoreye ariko none ndagira ngo nkiganire nawe. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Izi minsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse igihe intwaro za kirimbuzi zananiwe, igihe abadogiteri bananiwe n'abapisikologe mu buryo butandukanye. Umukristo udafite na humanity waba ari kureba ahantu haturuka igisubizo. Niyo mpamvu umuntu w'Imana, umuntu w'iki w'Imana akwiye kubahwa na societe. Uburi kera abami n'abatambyi n'abahanuzi zari inzego nziza zubahana zisanga muri guverinoma imwe. Umwami, umutambyi, umuhanuzi. Yego, zari inzego zubahana zisanga muri guverinoma imwe kandi zifata ibyemezo byiza ku gihugu. Ndetse kenshi ngo n'umuhanuzi akagira agatanga inama cyane ku bami cyane. Ariko ubu ngubu se none currency y'imbuto yateje urujijo, isi vumbura ko abanzi n'abagome b'igihugu bashobora kuba bicaye no mu nsengero. Kuko nubwo twicaye hariya mu kiliziya ndetse no mu nsengero no mu byumba bitandukanye, tuhicaye turi abaturage ba leta. Mbere yo kuba umukristo turi abanyarwanda. Ako kantu ko kararemereye. Sinzi nimba ari wowe ukavuze cyangwa ari umwuka wera ukavugiye muri wowe. Umve ndi kukubwira ibyo bintu uri kwanariza nawe ubwawe nk'umunyamakuru wantumiye mu kiganiro. Biri gukomoka kuri cya kintu navuze cy'ukuntu abantu bigishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabi. Birunda mu nsengero no mu kiliziya ku bwinshi. Yego. Abantu bajya babona batonze umurongo bajya gusenga bafite na Bibiliya mu ntoki n'ibitabo by'indirimbo n'amajipo maremare, bakavuga ngo wow, burya nuko mufite abakristo benshi. Ariko igihe kimwe hari umunsi wageze umuntu wese agaragaza uwo yarariwe ukuri. Uyu munsi hari abantu bahuza gufungwa kw'insengero n'akarengane k'itorero, bakamanika amaboko, bagasaba imbabazi zivuga mw'iri jambo giye kuvuga. Bakavuga ngo mutubabarire ko tutigishije abayoboke bacu gukundana. Bakabivuga banarira. Ndi kumva ngiye wari hafi kuza kandi ndi kubara inkuru y'ibyabaye. Bagakora iyo declaration banarira banapfa. Hari igihe Imana ikora umukwabo none umukozi itumye kuko wenda atari yo yiziye, wenyine akazana ishyaka n'umuhate mwinshi, agashiduka mu gukubura, yafashe ibikoresho by'ibishingwe bikagendana n'iby'igiciro. Ntibagakwiye gukeka ko no mu rusengero yicayemo umuntu mubi ku gihugu. None twatanze akazi, baraza guhangana n'uri kunywa imogi muri za ruhuriro za Nyabugogo, bakaza no guhangana n'undi wihishe mu rusengero wicaye ku gatute. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wica abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira sura buvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. Yes, reka nanjye mbasuza mwese abadukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimiye mwese mu mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Natwe duhora inyuma y'akamera tubashakira ibiganiro bigiye bitandukanye kugira dukomeze duhugurane, twigishanye ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ndi kumwe na BKM wa Yesu kuri kamera. BK, Yego, amakuru ni imvange. Ni imvange? N'agatogo? Ni imvange. N'agatogo. Ni imvange. Uyu munsi wa bimeze neza, ejo bikaba bitameze neza. Ariko iyo Yesu Kristo akiri ku ngoma, dore ko nta n'uwenda kuyimukuraho, dushituka turi gutangaza amahoro
n'ahisi yatwimye umutekano. amina. Yego. Tidushiduka turi gutangaza amahoro N'ahisi yatwimye umutekano. naho isi yatwima umutekano. Kuko amahoro ye, amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka, kandi ngo ajya ahumuriza abayafite. amina. ngo nta mubisha ubasha kubegera. Yego. Yego. Ndashima Imana rero muri byose, kandi ko ayo mahoro nkiyafite, kandi utayataye ntiwayakurwaho. Yego. Kandi koko ngo ushobora kuba ubona ko abantu wenda nta mutekano ufite ariko muri ufite amahoro. Yo cyane rwose. Kuko Kristo ari we mahoro yawe. Cyane rwose. Nicyo kintu abantu bazi Imana barusha abandi. Yego. Nuko aho isi iri kutwereka ibibazo tutabona inzira, ijuru ryo riba riri kutwereka imirongo migari y'ahava ibisubizo by'ibyo bibazo. Yego. Igihe intwaro za kirimbuzi zananiwe, igihe abadogiteri bananiwe n'abapisikologe mu buryo butandukanye, umukristo udafite na imanite waba ari kureba ahantu haturuka igisubizo. Niyo mpamvu umuntu w'Imana, umuntu w'iki w'Imana, akwiye kubahwa na sosiyete, kandi ko karubahwa, yubahwa atabyisabiye atanabirekarana. Icyoro cy'Imana kiri ku buzima bwe gitegeka isi kumutinya no kumwubaha. Ariko wamvuze n'umuntu w'Imana, umwana w'Imana, umuntu wahindutse agasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, isi iramureba ikamutinya. Erega ntubone buri isi iracyabatinya, buretse abo gutinywa irabatinya, ahubwo habaye ikibazo. Ikihe kibazo rero? Abantu benshi biyitiriye ubwami butabazi. Yego. Noneho wahura n'umuntu ukagira ngo ni umwana w'umwami, kubera yambaye ikigofero n'ibishura by'abana b'abami, ukamwitiranya. Kandi wenda yarabidodesheje. Kandi wenda arandi yabidodesheje. Ariko ibyo byasizeho umugayo n'igitutsi ku bandi bana bose bavuga ko bitirirwa uwo mwami, ku buryo bisigaye bigora isi iki gutandukanya abana b'abami n'abatari ab'abami, kuko babona ibintu bimwe biri gukorwa, bakavuga hari umwana w'umwami warira ikigori mu muhanda. C'est un exemple cyane. Hari umwana w'umwami wakwisanga mu nzego z'umutekano buri kanya ziri kumuburanisha ibyaha yakoze. Hari umwana w'umwami wagenda kanjagura ibishikarete. Hari umwana w'umwami wabura discipline ku meza, kandi wabo bahorera ibiryo byiza yihitiramo ibyarya, ariko yagera ku meza ukabona yaruye igisahani cyuzuye nk'inyamico. None imyitwarire y'uwo mwana imaze kwangiza isi na sosiyete, ku buryo usigaye uvuga ngo uyu ni umwana w'umwami, bakurikiza wahondi ibyo bamaze kumubonaho mu minsi ishize. Kuvuga ati se abana b'abami ntitwababonye. None ibintu bisigaye bigaragara ko byose ari kimwe. Hajemo ibintu byo kwiyitirira inzego. Hari uburyohe bwatakaye. Yego. Kubera abantu bamwe batakoze neza ibyo bagombaga gukora. Yego. Dushiduka nizo ngaruka turimo rero. Bande twebwe. Wowe nande twese tuzirimo. Wowe na cameraman. Ndahamya ko nawe ushobora kuba uzirimo, kuko nawe ntabwo ari kuba wicaye ahangaho urimo kubisobanura. Nose si ingaruka zabyo urimo kubisobanura, si ingaruka. Nesheke. Bike muri iyi minsi havuzwe cyane ikintu cy'ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa. Yego. Kiriya kintu kuri wowe ubona cyarakozwe mu buryo buri bwo? Cyane rwose. Mbanje no gutekereza ku iyo cyane kugira ngo izitsindagiye, ariko ndumva ntayivuze uko nashakaga kuyivuga. Kubera iyihe mpamvu? Gushaka kuyita impamvu imwe. Izihe mpamvu? Merci pour la correction. Kimwe mu bintu nzi neza ndashidikanya, nuko abanyafurika benshi bize Imana nabi.
uzi ingaruka bizimana nabi uzi ingaruka byatugizeho ngiye kuzitubwira. ntabwo twigeze tumenya abo turi bo muri Kristo Yesu n'agaciro dufite, kuko agaciro kawe ukamenye ufite muri Kristo Yesu no mu Mana, wabasha gukandagira isi ntiyakuvogera. hariho ikibazo, abantu benshi bigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babwigishije bashaka ko abantu bari kwigisha badahinduka abigishwa ba Yesu Kristo, ahubwo bahinduka abayoboke. Badahinduka abigishwa ba Kristo, ahubwo bahinduka abayoboke. Yego. Kimwe mu bituma umupasiteri runaka nubwo atari bose ashobora kunezererwa umurimo akora ni ukubona urusengero ashumbye rwuzuye abantu. None iyo tunabirebye mu maso y'ubupfu, iyo turebye ibyo bintu turavuga ngo wow, mbega itorero ryagutse. Kwaguka kw'itorero bireberwa mu bwinshi bw'abantu bariyobotse, kandi siko kuri ni ukuwe. Kwaguka kw'itorero ni ukubona abantu niyo baba 3 cyangwa 4 bari mu rugendo rwo guhinduka, gushaka gusa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, kuko birahagije ngo abo bantu ahantu hose babonetse muri society, oh my god, icyo kirere barimo kirabimenya, icyo gipangu baryamyemo kirabimenya, kikavuga ngo wow, igipangu nacyo kikaba cyaseka kidafite amenyo, kikavuga ngo aha hantu hakandagiye umuntu w'Imana. None kubera ko mu bihe byatambutse harimo n'ubukoroni, abantu bazanye ubutumwa bwiza muri Afurika babuzanye bafite izindi ntego, swate z'ubucuruzi, yego, swate zo kwigarurira ibihugu bimwe na bimwe. Noneho turangije bituviramo ingaruka ngiye kukubwira, ari igenda nyine iteza n'ibibazo ku muntu wese witwa umurokore, umukristo, umwemeramana. Kandi Afurika ikintu namaze kubona irasa. Simfite experience yo kugenda mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko bike nagiye mu byo muri Afurika. Afurika ifite akantu k'ubudasa nako ahubwo no ubudasa cyangwa ubwo no gusa kwabyo nyine ifite mbega ifite byinshi bihuriye, ibintu birinike ku buryo ushyika ahantu ukavuga ngo oh, nanone ndabona ari nk'iwacu. Afurika yakoronijwe n'abazungu, Abanyafurika bamwe na bamwe bagera ku rwego bisipoza nk'aho atari abantu imbere y'abazungu. Yego, akumva ko hari uburenganzira umuzungu amurusha. Wewe bitindaho ibyo byatumye duhora na complexe d'infériorité ko tutameze nk'abo tutanareze. Oya bike bitindaho na hano harantu ujya kwaka service wahura n'umuzungu cyane yego, rwose ukabona barakubwira bati ugiye ku ruhande gatoya kwakira umushyitsi. Yego, nibyo kwakira abashyitsi umushyitsi nibyo yarakwiye n'icyubahiro cyo kwakirwa, ariko haraho usanga byarenze, ariko ntiyakwiye kwiyongeraho ngo kubera ko ari umushyitsi w'umuzungu. Ugiye muri banke muri ku murongo baraje umuzungu. Intambara ikomeye dukwiye kurwana buri munsi uko bwije nuko bukeye bikatubuza no gusinzira, ni ugutekereza ku ijambo rimwe gusa rivuga ngo changement de mentalité des Africains. Yes, mentality changes. Uzi ikintu kigiye gutuma bikunda ni u Rwanda. Yego, gute? Ndaje mbikubwira. Byonyine kuba u Rwanda rufite abantu nkatwe bumva icyo kibazo ko gihari.
mbega uyise ujya mu b'imbere kuba byonyine wumva icyo kibazo u Rwanda rwicaranye abasore nka ba Bikemu bumva neza ko n'aba kameramani n'abakobwa bacu bake bahari ko hari impinduka zigomba kubaho, bumva ko hari impinduka. Donc hari ikintu utazi. Kimwe mu bintu bifasha umurwayi gukira no kumenya uko arwaye, no kubanza kwimenya akamenya uburwayi mbere yuko ujya no kwa muganga. Muganga humura sinkurushya ndaribwa. Ubu rero Afurika ikeneye igishinge baduturubika, ariko twabanje gusobanukirwa ko turwaye. Noneho ikishe noneho bamwe mu banyafurika nuko bazi ko nta n'ikibazo gihari. Niba ari uwibwira ko nta kibazo gihari, doze yankiza njye wamaze kumenya ikibazo gihari kuri Afurika itandukanye na doze y'umuntu udafite n'amakuru y'ikibazo afite. Umuti si umwe. Ko numva tugiye kuganira we. Natangiye kumva ko tugiye kuganira. Bigiye kuza. Noneho rero ntabwo ndacyasubiza ikibazo cyawe umva hano nagihereye gifunga ry'insengero. Changement de mentalité niyo yonyine dukeneye kugira ngo tunahinduka abakristo beza, kuko abantu benshi cyane bagiye bigisha ubutumwa bwiza muri Afurika, babwigishije badashaka ko abantu bari kwigisha bahinduka bigishwa ba Yesu Kristo, ubwo ko bahinduka abayoboke. Icyakubera ikimenyetso si ibyo ndi kuvuga, nuko umupastor wese yarwanaga ishyaka ryo kuvuga ngo yahora na mugenzi we cyangwa yahora n'umukristo agiye kuvuna akavuga ngo uzaze gusengera iwacu nitwe dusenga neza. Ariko ukuyeho ushyizeho akantu k'abayoboke entre parenthèses ngo hari ababita abakiriya. For sure. Some Christians are considered as clients. True. Ubwo ibibazo bigenda bivuka. Ubutumwa uburi kera abami n'abatambyi n'abahanuzi zari inzego nziza zubahana zisanga muri guverinoma imwe. Umwami, umutambyi, umuhanuzi. Yego. Zari inzego zubahana zisanga muri guverinoma imwe kandi zifata ibyemezo byiza ku gihugu. Ndetse kenshi ngo n'umuhanuzi akagira agatanga inama cyane ku bami cyane. Ariko ubu ngubu se none kubera ko ibintu bisa n'ibyicuritse, hakabura imbuto zijyanye n'umuntu wahindutse umukristo. Iki imbuto. Currency y'imbuto yateje urujijo, isi vumbura ko abanzi n'abagome b'igihugu bashobora kuba bicaye no mu nsengero cyane. Sinzi niba unyumva Evo. Kuko ndakumva hari ibintu numva nshaka yicaye no kuruhimba ahubwo gukoraho ku buryo numva ko mbikozeho, kuko nubwo bimeze uko ibi bintu sindi kubivuga nk'inkuru, ubwo ndi kubivuga nk'agahinda kanjye ku giti cyanjye, kandi ndi kubivuga nk'ushaka impinduka nziza. Kandi sindi gukora iki kiganiro ngamije gupfobya iyobokamana, kuko nabwo niryo ritugeza abo turi uyu munsi, no kuba turi abasore batandavuye batiroha mu biyobyabwenge, batagambana, bafite urukundo. Turabikesha ko twinjiye mu nzu y'Imana. Ubwo rero nta garanti nta na capacity mfite yatuma mvuga inzu y'Imana nabi, ariko ndavuga inzu y'Imana. Erega ndi kuvuga iki? Ndi kuvuga inzu sindi kuvuga ibyondo. Nukuri urusengero rwa Kristo. Urusengero rwa Kristo. Nta muntu n'umwe ubaho warubuza gusenga ngo bikunde. Nta muntu n'umwe. Yego.
nta muntu dufite kugeza ubu ku isi wabuze urusengero rwa Kristo guterana atari Kristo nyirubwe umuhaye access. Turi gukora ikosa rikomeye muri iki gihe cyo gusenyuka kw'insengero z'ibyondo bigatuma bigira ingaruka ku nsengero za nyazo arizo isi. Yego, niba hari umuntu ushobora kujya kunywa inzoga, gusambana, kuroga, kwica, kwiba, kugambana kuko ngo yabuze ahajya guterana ku cyumweru babafungira urusengero, uwo muntu yari asanzwe ari umupagani. Ahubwo icyo leta yadufashije no guhishura intege nke z'uwo muntu. Nuba ngo umuntu none yaricaye mu rusengero ari umupagani. Yego, wicaye mu rusengero. Icyo leta yadufashije, none leta idufashije kugira ngo uyu muntu ajye hanze tumenye uwo ari we. Bari bo bukuri paske gusenga ntibigendana na location. Yego, gusenga ni system, ni ukuntu nabuze ikinyarwanda. Gusenga, oh my god, gusenga n'umutungo wimukanwa. Cyakora umuntu ashobora kwangiza aho abantu bateranira, ariko ntabwo ashobora kwangiza aho wowe usengera. Kuko birababaje, biteye n'agahinda niba utari umunyamasengesho mbere yuko ujya mu masengesho. Ugomba kubanza kuba umunyamasengesho. Niba utari umunyamasengesho mbere yuko ujya gusenga, birababaje. Ndashaka ko ubu butumwa buhinduka ubutumwa bw'itorero. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye bugiye kurimbuka buzize kutamenya. Let's challenge people muri iki kiganiro. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amateka umuntu atarondora, dore ko turi n'abato cyane ku mateka y'iki gihugu. Ariko ibitabo byaranditswe na Google irahari. Hari ibyo amaso yacu asoma, hari n'ibyo amatwi yacu yumva. Tukaba abagabo bo guhamya ko nta hantu kure Imana itakura u Rwanda, nta n'ahandi kure itageza u Rwanda. Umuntu wese uri kundeba niyo yakwijijisha ute, niyo yaba ari umwanzi w'igihugu, arishuwa ku Rwanda hari aho rugeze cyane. Niyo atabyemera rwose, ariko arabizi muri we. Niyo atabyemera ariko muri we arabizi ko donc agiye no gusebya u Rwanda, akavanga imihanda yo mwarayubatse, yabivuga ko yavuga ngo imihanda yanyu y'i Kigali irubatse ariko irimo ibinogo ariko irubatse kugira ngo agenekereze kubona ahantu hari ikibazo, kuko umwanzi ahora areba negative side, ntabwo ashimishwa n'ibyiza byagezweho. Ahora ashaka kureba mu byiza, agashakamo ikiba, akaba aricyo yamamaza. Nyamara siko dukwiye kuba tubaho. Dukwiye gufata intsinzi naho umuntu yabaye intwari, urwo ruhande akaba ari rwo tubwira isi, kuko iby'intege nke z'abandi it's not our business, ntabwo bitureba. N'ikindi gukubwira, nta muntu utari umugabo wo guhamya ko hari ahantu u Rwanda rugeze heza. Umuntu uzi u Rwanda mu mateka, yego, ntabwo mfite n'ukuntu nabirondora, kereka mfashe computer nkarara nk'amajoro 5 nandika ibyo bintu, nkabizana nkuje kubye-expose, kuko ni byinshi u Rwanda rumaze kwagukaho no gutera imbere. Ndashaka kubihuza n'iyobokamana. Ha hantu wambajije, niba igihugu hari ahantu kigeze mu muvuduko w'iterambere, mu muvuduko w'iki? W'iterambere, umuvuduko w'iterambere. Niba igihugu hari ahantu kigeze kiyubaka mu muvuduko w'iterambere u Rwanda rwifuza, nta gice na kimwe kigomba gusigara inyuma muri izo ngamba zo kugeza u Rwanda aho dushaka. Byose bigomba kujya cyangwa muri mwigenamigambi ry'igihugu. None se idini n'ubundi bwami bukorera mu gihugu, ku buryo nimba bufite inyubako igihugu kidashaka, iyo nyubako usigaraho ngo nuko yitwa urusengero. Bigomba hano tugiye kwerekana ukuri dukurikije umuvuduko w'iterambere ry'igihugu. Yego,
haba harimo question yo kutareberera itorero n'umurimo w'Imana kure. Turamutse twibeshye ko ahantu hose twahasengera ntihagire icyo biba bitwaye igihugu, tudashatse nyine kubaka insengero nziza zigezweho, imihanda iza ku nsengero, umutekano w'abaturage, kuko nubwo twicaye hariya mu kiliziya ndetse no mu nsengero no mu byumba bitandukanye, tuhicaye turi abaturage ba leta. mbere yo kuba umukristo turi abanyarwanda. Ako kantu ko kararemereye, sinzi nimba ari wowe ukavuze cyangwa ari umwuka wera ukavugiye muri wowe. Umwuka wera aramishuriye. Mbere yuko umuntu yitwa umukristo, uzi ikintu ushatse kuvuga kiri mu ihishurirwa rikomeye. Yego. Yego. Ndi umunyarwanda. Yego. Ikwiye kubanziriza ndi umukristo. Ndi umunyarwanda ikwiye kubanziriza ndi umukristo. Yego. Uzi impamvu? Oh my God. Hari abantu biyorosha ubukristo bakora amarorerwa n'amahano. Oh my God. Ariko iyo bakiba abanyarwanda beza, ndi umukristo ikabura. Iyo bakiba abanyarwanda beza bambaye values, indangagaciro z'umunyarwanda, hari ibintu bibi bitari gukunda muri iki gihugu. Sure. Sinzi nimba uri kunyumva. Ndakumva rwose. Nukuri? Naye ndagukurikiye. Kuko ukuri guhari nuko Yego. uyu munsi nibe dufite Yego. inzibutso Yego. zahoze ari insengero. Yego. Oh my God. Dufite insengero zabaye inzibutso. Kandi abo bitwaga abakristo z'amateka. Yego. Ariko insengero zo gusenga. Umve ndi kukubwira ibyo bintu uri kwanariza nawe ubwawe nk'umunyamakuru wantumiye mu kiganiro. Biri gukomoka kuri cya kintu navuze cy'ukuntu abantu bigishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabi. Birunda mu nsengero no mu kiliziya ku bwinshi. Yego. Abantu bajya babona batonze umurongo bajya gusenga bafite na Bibiliya mu ntoki n'ibitabo by'indirimbo n'amajipo maremare, bakavuga ngo wow, burya nuko mufite abakristo benshi. Ariko igihe kimwe hari umunsi wageze umuntu wese agaragaza uwo yarariwe ukuri, bagaragaza ko barayo bayoboke batari abakristo. Hano tugiye gukanda ikibyimba kuko twebwe niba igihugu kiri gutera imbere mu rwego rw'iterambere de façon politique, ni byiza ko duhindura n'imitekerereze y'iyobokamana ipfuye, kuko harimo n'ubukoroni naho bukabije cyane. Harimo ubukoroni mu gice cya religion habamo ubukoroni cyane umeye cyane ku rwego rukomeye. Uzi kwizera Imana muri reference y'undi muntu, ku buryo uwo muntu adahari utakwizera Imana. Nuko ubutarahura n'Imana ku giti cyawe bura n'ubukoroni urye ku buryohe bwayo. Kwizera ako kantu gasubiremo. Kubona umuntu ukamwizera, ukabanza ukamwizera, none ukizera n'Imana ye ku buryo adahari, nta mana ihari. Icyo kintu nuko ari uburetwara. Ese si byo ndi kukubwira. Ashambika ibyo bintu birahari. Yego ko mana yanjye. Dufite abantu ubu ngubu ikikubwira ko abantu bayobotse abantu kurusha kuyoboka Kristo. Dufite abantu biyubatseho amazina y'insengero ku buryo aramutse apfuye abantu basohoka muri urwo rusengero bakisubirira mu kabari. Bakubera iki? Ngo twabuze umushumba, ngo ntacyo tukimaze. Ukwiye guhinduka umukristo ku buryo umuntu yahuye na Kristo. Uriya muntu yahuye na Kristo ntibigeze, ntabwo baziranye. Yabonye Yesu w'umurahurano. Yesu akuryohera, haleluya, akuryohera iyo mwihuriye, ku buryo ugenda uvuga ngo nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo wiga n'ibisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya, wa wundi mwari muzi narahindutse ubu ndi mushya. Iyo uhuye na Kristo agusigira indirimbo nshya, uba mushya. Aragucarenjinga, araguhindura ku buryo aguhindukira indirimbo ya mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Yego. Ariko iyo wize Imana muri reference y'undi muntu, iyo umuntu adaharura yibura, nibwo usanga bafite ibizina by'insengero.
kubera ko Kristo atari we bavuze mbere bazifungura, wajya ujya gusenga ku cyumweru ngo njyewe nsengera kwa. Do you understand? Nsengera kwa. Guteranira he? Kwa runaka. Basi ntiwavuga ngo ADPR Katolike ni kwa BKM. Abadive nsengera kwa BKM. Bivuga ngo izina ryanjye riri imbere rya Kristo, ntangewe nta Kristo. Ese ubu bari kubyumva we? Cyangwa baraza kuntuka? Nta BKM, nta Kristo. Kuko ndajya mu materaniro en contact de BKM, sans présence de BKM, sans Jésus. Kandi Paulo yagiye muri dimension ikomera avuga ngo ubu sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye. See me, see Christ. Ndeba ubone Kristo. Dufite abantu bayobotse amadini ku rwego bakunda amadini yabo kurusha uko bakunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, none bahora mu madini baranze guhinduka. Nibwo uva mu rusengero ukabona wisanze bagiye gusambana. This is a problem of teachings, inyigisho zipfuye. Nibwo ujya mu rusengero ukisanga ari wowe muntu wa mbere uri kugambanira pastor wawe, uri kugambanira, uri gucata n'abanzi b'igihugu ngo mworeke igihugu, kandi wambaye indangagaciro ngo wambaye ndi umukristo. Niyo mpamvu uramutse ubaye umunyarwanda mwiza, umunyarwanda mwiza mu ndangagaciro za ndi umunyarwanda, ntibica, kirazira kwica, kirazira kugambanira igihugu n'itorero, kirazira gutukana, kirazira kubura ikinyabupfura. Izo za kirazira tuziteruye tukazikura mu ndangagaciro za Kinyarwanda tukaziyomekaho, byaduha kuba abakristo beza. Kuko indangagaciro za ndi umunyarwanda zaguhesha ubugingo, ariko indangagaciro zo kubeshya kuri umukristo utari umunyarwanda mwiza, ubwo ndi kuganira n'u Rwanda, wabaho ubeshya itorero n'igihugu, ariko nawe wibeshya. Kuko ikintu cyose cyakorewe mu rwihisho kizajya habona. Dukwiye rero kubanza gutekereza no kurwana intambara yo kugera ku kigero duhinduka tugasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro, twarangiza tukabera isi umucyo, kuko biri yitwita umucyo w'isi. Yego. Ntabwo umucyo w'isi, ntabwo isi yabona umucyo uri kuyimurikira, ngo isi ngo aba ariyo yanga kugendera ahantu habona igume mu mwijima. Dufite sheki ko abari kuba umucyo w'isi, ubwo bazimije n'amatabaza yakaga, birababaje. Isi kisanga mu mwijima uruta uwisanganywe, bityo bigashyira ingaruka no ku matabaza yari akiri mazima, kubera ko yaganjwe n'umwijima. This is my analysis. Hariho urugendo runini cyane rwo guhindura changement de mentalité des Africains. Tukabanza tukaba ubuzima bwo kwikunda no kwiyumva no kwigirira imbabazi. Nidutekereza ko hari ikintu tuzagira harimo kuboko kundi muntu. Senu. Ni njyewe nyine ufite uruhare rwo guhindura ibitagenda neza muri android y'umutima wanjye. Kuko nimara guhinduka sinzatanga itangazo mbwira abantu ko nahindutse. Imihindukire yanjye, imigendere n'imivugire n'imyitwarire izabwira isi tangaza, isi nkorere declaration ivuga ko BKM yahindutse. Ntagiye kwaka microphone ku mateleviziyo ngo bivuge. Yego. Uyu munsi hari abantu bahuza gufungwa kw'insengero n'akarengane k'itorero, but it's not true. Akarengane k'itorero gwiki hari abihuza gwiki cyane ngo akarengane k'itorero ako ritangiye gutotezwa, ngo akarengane k'itorero, itorero ritangiye gutotezwa. Nkubwira utuntu duke yase dushobora kuba ku karengane k'itorero, noneho
none ukamenya koko kaje akarengane k'itorero yego kaje ukaba ugihahira rimwe n'abandi mu isoko rimwe ariko bananjye akarengane k'itorero kahageze ukaba ukijya gusenga bagakwemerera. Uzi ko kimwe mu bintu bizazana Yesu ari icyemezo azafata ku munota wa nyuma abona ubugingo bw'umwana we bwenda kujya mu kaga, avuga ati ndatabaye, azaba ari nka emergency. Icyo gihe turi kugikandagizamo ikirenge ariko ntikirashyikamo neza. Akarengane gufunga urusengero noneho banakwereka ibisabwa ngo nibikundura rufungura, ukabigeranya n'akarengane k'itorero zose ntizitanafunze. Tugiye kuzinjira mu gihe uzajya utambuka mu muhanda nuvuga ngo ndi umukristo, bakwereke gereza yateganirijwe abantu bose bavuga ko Kristo ari umwami. Icyo gihe kizabaho. Hari amaso y'abantu bari kudukurikira bazabireba, nanjye wasanga nzabibona. Tugeze mu gihe ahubwo mujye mushima Imana kubw'u Rwanda kuko rwemera iyobokamana. Hari igihugu uyu munsi utakwinjiramo ukora ikiganiro nk'iki kivuga ubutumwa bwiza, ku buryo iyo televiziyo biciyeho bashobora kurara bayirashe bakarasa na bose, bakarasa n'umusozi byavugiyeho, badashaka ko izina rya Yesu rivuga. Dufite ibihugu hano ku isi batareba ikiganiro nk'iki kivuga Yesu, ku buryo ugiye kukireba uri muri salo washyiramo headphone kugira ngo hatumvikane izina rya Yesu muri cyo. Urabyemera ko bihari ibyo bihugu? None dufite umudendezo mu Rwanda, turacyavuga ubutumwa bwiza bigakunda. Hari abamaze gusorwaho n'iyo minsi kuvuga Yesu birirare. None abantu barangiza kubera intege nke ngo gufunga isengero nta karengane k'itorero. Nibasohoka u Rwanda hari aho wagera ugatangira kukabona akarengane k'itorero, ukibasha kujya mu muhanda na Bibiliya yerega ntujye babona ndimwihane Yesu Kristo araje. Hari igihe kizabaho iri zina kurivuga bigushyire muri gereza, kuvuga ko Kristo umuzi gusa. Hari igihe kizabaho habeho ubushakashatsi bwo gutwika Bibiliya, ku buryo nyine bazajya binjira mu nzu nk'abaje gusaka ibisasu, nibasanga utunze Bibiliya bagutwikane nayo. Basi yaba ibyo bihe yaba ari byo turimo, basi akaba ari byo bahengekereza bakavuga ngo turi mu karengane k'itorero. Uyu munsi kuba u Rwanda rugeze kure rwiteza imbere birahuzwa na aspect zose, aspect politique, aspect social, aspect religieux. Urusengero si rwo rwo gusigara inyuma mu iterambere ry'igihugu, ku buryo dusigara dusengera wenda mu nzu za nyakatsi kandi zaraciwe ngo nuko twitirirwa izina ry'Imana. Dukwiye gufatikanya n'igihugu gushaka umuvuduko w'iterambere twifuza. Nicyo kiri kubaho gusa. Development. Yego. Bike wenda tutaza kujya kure cyane. Mu ijambo ejo nyakubahwa Perezida Kagame yavuze ku kantu ko insengero bigeze zikwiye no gusora. Yego. Uremeranya nabyo? Uzi impamvu se? Yego. Uzi impamvu yo kuvuga kuriya? Nuko ibyari ubutumwa bwiza nabo bwabo n'amaso yabo y'ubushishozi barabona ko byahindutse business kuruta kubwiriza cyangwa kuvuga urakoze cyane. Barabibona ko byahindutse ubucuruzi kuruta kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ngiye kubwira ikintu gikomeye, ariko kirakomeye. Kirumvwa n'abantu bakuru, ariko ntuvugire mu migani. Nubwo ntari mukuru cyane, ariko Imana ishobora kunkuriza mu iki kiganiro kubw'iki ishaka kubwira abantu. Bagudahita ikomeza imvi gusa. Iyo tukiza kugira abakristo beza, abakristo beza bamaze guhinduka bagasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro. Jenoside yakorewe Abatutsi ntiba yarashobotse cyane. Turemeranye. Waba uri kumva? Kugeza aho ngeze uri kunyumva? Ndagukurikiye rwose. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994
u Rwanda rwari rufite abakristo bagera muri 80%. iyo atari 90 niko imibare yerekana. None oh my god, ni gute wabwirije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yateruye umuhoro agatema umuntu? agatema umuntu basenganaga. Thank you. baririmbanaga muri korari. Ni gute ni gute padiri watanze Ukaristiya yishe uwo yayihaye? Ni gute pasiteri wabwirizaga abakristo akabahiga burugera? Baretse gato kubwira, yatije abaririmbyi imihoro ko ne bajye kumena amaraso. Sinzi nimba byarabaye ariko amadini nyuma ya jenoside yari akwiye gukora ikintu kimeze nka declaration bakagira gutya bakamanika amaboko bagasaba imbabazi zivuga mw'iri jambo giye kuvuga, bakavuga ngo mutubabarire ko tutigishije abayoboke bacu gukundana. Bakabivuga banarira. Ndikumva nje wari hafi kuza kandi ndi kubara inkuru y'ibyabaye. Bagakora iyo declaration banarira banapfukamye. Bakavuga ati mutware twarabatengushye, ntabwo twakoze icyo twagombaga gukora. Uzi impamvu biriya bintu byashobotse dufite abantu bitwa abakristo bagera kuri 90%. Abantu benshi bigishijwe Imana atari bari kwigishwa. Abantu babwirije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo batagamije ko abantu bahinduka abakristo, ubwo bagamije ko baba abayoboke benshi. Wajya winjira mu kiliziya cyangwa mu rusengero, ikikubwira ngo ko bafite abakristo benshi, ikikubwira ko urwo rusengero rwagutse rwateye imbere ngo no kwateranira abantu 300,000. Ariko mu bantu 300,000 ugasanga bayobotse idini ntibigeze bayoboka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bigira ingaruka rero icyo gihe iyo haje igikorwa gisaba ko abantu berekana indangagaciro zabo bari bo bukuri. Buri wese yerekanye ibyo yari yicaranye mu rusengero, nka kumwe Petero yateruye inkota. Burya Petero yagendanye na Yesu atarahinduka. Yahindutse igihe Yesu Kristo yamuvumburiye ko amuzi. Bari mu rugamba, bari kugenda, bari kurwana, bacakiye Yesu. Petero ati nitwishinga uyu mugabo turagwa. Abakomoka gakoresho. Vango Petero yagendanaga na Kristo ariko inkota ye ntabwo rero yisize. Yego. Yarayigendanaga. Yego. Petero sibwo ashatse kurwanira mu mubiri kandi intambara y'umwami wacu itari mu ruhande rw'umubiri. Yesu yari afite capacity n'ubushobozi bwo kwivuna abanze hari akabishobora. But ntiyabikoze kuko yari afite mission kandi mission yagombaga guca muri biriya yaciyemo. Petero we ntabwo yari umupartnership w'iyo mission. Ahubwo yibazaga ati se mwami ntugenda hamwe ugitubwira ninde uzasigira ibi bintu? Uzasigara managing iki kibuga? Ngiki kibazo cyabayeho muri Afrika. Kubera iki muri Afrika abadukurikiye banzubize? Kubera iki muri Afrika dusenga cyane ariko akaba ari twe duhura n'intambara cyane? Kandi twe dusenga cyane. Yego. Abazungu ntibasenga ariko bafite amahoro. N'intambara zabo ni nke. Hari ibihugu by'i Burayi bitibuka umwaka intambara yigeze ibamo. Ku buryo ushobora kwibaza abana uri kuganira n'abana b'abazungu bati iyo story twarayumvise, twumvishe papa na mama bari kubiganira ko mu mwaka 76 yigeze haba intambara. Kandi bamwe igice kinini cyabo ni abantu basuzugura ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo batubaha n'Imana, ku buryo na Israel ubwayo umukiza yavutsemo iyo uvuze ibya Yesu Kristo bagufata nk'umusazi. Bo baracyana mutegereje. Yego. None kubera iki muri Afrika dusenga cyane? Tukanagena cyane. Wumva ibintu ngiye kuvuga? Kuki dusenga cyane tukanagena cyane? Intambara nyinshi. Kuki dusenga cyane tukanagira intambara nyinshi cyane? Kuki dusenga cyane abantu bazira uko bavutse n'amashyari n'ubugome
no kugambanirana bigakomeza kwiyongera. None habwirizwa butumwa habwirizwa butumwa ki butazana impinduka kuri societe ngo tube umucyo w'isi, niba abantu bahora bakizwa buri munsi ko bwije nuko bukeye binjira no mu nsengero, ariko ukabona muvoma zo muri ribu ntizigabanuka. Reka dufate urwego rwa hano mu Rwanda tureke kujya ahandi. Ribu yabayeho kubw'abanyabyaha, kandi amadini nayo yiyongera ku bwinshi buri munsi akabibumbi n'ibihumbagiza kugira ngo arwanye icyaha. Uyu murongo wo kurwanya icyaha kw'amadini urimo kibazo ki ko uko insengero zishobora kwiyongera ariko ribu ibasha kubona akazi kenshi. Ushize nyaho twabivuzeho ko uko insengero niko station za ribu ziyongera. Uko insengero ziyongera niko station za ribu nazo ziyongera. Nimureke reka ninginga abantu bakora ubushakashatsi basi tubivane no mu mwuka. Dutangize campaign yo gukora ubushakashatsi. Ibi bintu biri gupfira he cyangwa byapfiriye he byangirikiye he? Kuko abantu baharanira kujya mu madini, kandi amadini avuga ko ajyana abantu mu ijuru, ko ubutumwa bwiza niba buri kuvugwa insengero ziyongera buri munsi. Ni iki kiri gutuma ribu idafunga ibiro? Biri gupfira he? Ribu iri gukora iki ubu? Iri gukuraho akazi. Do you understand my logic? Yego. Ribu iri gukura he akazi, kandi tuzi ko abantu barimo guhinduka. Hoya biri no mu nshingano. Urakoze cyane. Bakabe bahindutse dore ko biryamye no mu nshingano z'ababahindura. Aho ntabwo bihisha inyuma y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hakaba hari ibindi bintu bari kwigisha kubw'inyungu zabo bwite bitari ubutumwa, bigatuma tutabasha kubona umusaruro w'ibyo bavuga bakora. Ushaka gusanga hano muri ribu, aho ni ikibazo. Ushaka gusanga hano muri ribu hariyo benshi bakadufashije guhindura abandi, nabo bariyo. Yego. None se ni gute uyu munsi abantu b'Imana bagirana ikibazo b'abakozi b'Imana? Ubundi sugira ngo imanza z'abantu b'Imana zagakwiye kugera muri ribu akaba ariho bacira urubanza. Aho niho ibintu byazambiye. Ni gute pasiteri, oh my God, ni gute pasiteri n'umuhanuzi uyu munsi bari kwisanga muri ribu? Leta, umufatanyabikorwa mwiza wa mbere ikwiye kuba ifite n'idini, kuko idini rirwanya icyaha. Ngiye kuvuga ikintu kiremereye. None basigaye bajya gushaka umwana wo ku muhanda uri kwiyohoza za kokayine n'ibinyobya uryamye muri ruhurura wenda Nyabugogo. Barangiza kuva gushaka umwana wo ku muhanda, ibirara biri kwiyahuza urumogi muri Nyabugogo. Umve sheke y'idini, bakaba basigaranye n'umukoro wo kuza gushaka undi mwana wo ku muhanda wicaye mu rusengero wahinduye adresse ariko utarahindutse. Barava gushaka umwana wo ku muhanda uri kumwe ibiyobyabwenge, kuko bazi ko ariho bagomba kuba bamukura. Ntibagakwiye gukeka ko no mu rusengero yicayemo umuntu mubi ku gihugu. None twatanze akazi, baraza guhangana n'uri kunywa imogi muri za ruhuriro za Nyabugogo, bakaza no guhangana n'undi wihishe mu rusengero wicaye ku gatute ariko yicaranye umugambi mubi ku gihugu. Iyo ni sheki y'itorero komeye, kubera ko hari abanyamadini batigeze gushaka ngo babe cya cyane sore Matayo tuvuga ngo turi umucyo w'isi, kubera ko batigeze bashaka guhinduka umucyo w'isi. Turi kujya dushiduka isi ariyo yadufatiye ibyemezo byo kutumurikira, ariko twagakwiye kubura umuri, tukisanga mu ngaruka zitandukanye. None kubera uburyo bw'Abanyafurika no usanga babyitirira kurengana ku itorero iki oya, ahubwo wabona ibiriho ubu bigiye gutuma tubona umukristo wa nyawe, Kristo yifuza n'igihugu cyifuza. Kuko ibyo ibikorwa n'amadini bibaye bimurikira isi completely, ninde muntu umwe utakwishimira kwicara mu mucyo akagomeza yicaye mu mwijima? Rero vote
wumvise aho byaturutse. yego Kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu bawucuritse. Hari abantu bazamwe ibintu by'Imana kuko babona ariyo mahitamo yonyine basigaranye mu buzima. Ntibakizwe kubwo gukunda umusaraba, bagakizwa kuko ari cyo kintu babona gishoboka basigaranye, baragerageje ibindi byaranze. Akaza atazanywe n'uburyohe bwo gukunda umusaraba, akaza kubw'impamvu nacuruje amakaro byaranze, nadoze inkweto byaranze, nabaye umuyedi mba n'umufundi mba na engineer byaranze. So can I try in church? Nshobora noneho kuri insho no kugeragereza mu rusengero ngo ndebe. Hari n'abandi bicaye mu rusengero bicaranye umwuka w'ubwoba, bahunze umuriro utazima, bageze ahantu bakubitana n'amakuru avuga ko abanyabyaha bazarimbuka. Ayo makuru amaze kubagera mu matwi bagira ubwoba. Bamaze kugira ubwoba batekereza ko bahunze, kumbi ntibaje gukizwa, bahunze amakuru y'umuriro. Bahunze amakuru ya Gehinomu. None bageze mu rusengero bameze nk'abahihishe, kandi kwihisha neza no kugerageza gukora icyazatuma utajya muri uriya muriro. Bahora mu rusengero bumva ijambo ry'Imana ntibahinduke, agakomeza kuba wa wundi. We yicaye mu rusengero kubera ikintu cy'ubwoba cyamufashe gusa, kimubwira ko ari umuriro utazima. None ahubwo oh my God, yicaye mu rusengero ahategerereje umuriro utazima kubera ko atigeze ahinduka gose na Kristo mu mvugo no mu ngiro. Ngiya analize yanjye. We need mentality change. Nukuri kose nako kantu gusa kabura. Icyama Imana irijwi ryanjye, icyama Imana irijwi ryanjye rikumvikana aho rigomba kumvikana, maze tugashaka ibisubizo. nase bike wenda turimo tunagana ku musozo. Urebye aba bantu twavuze bizeye kanaka aho kwizera Kristo, yego ubutumwa bwiza bwubatse ku bantu, ku matitira amwe namwe n'amazina atandukanye. Aba bantu ko bamaze kwizera uyu muntu, hari ikizere ko kigiye kizajya bakizera Kristo, cyangwa uyu muntu nagenda nawe ibya bizabirangira? Hari ikintu ugomba gusobanukirwa. Nta kintu na kimwe kijya kibaho kidafite impamvu. Wasanga Imana iramutse isuye imitima yacu, isuye imitima yacu ikatugenderera, twahita tubona ko gufunga insengero byari byo byiza ku butumwa bwiza. Iyo ni suggestion. Abanyamadini batantera amabuye. Nyine wasanga Imana idusuye twese, abikundi kagenda isanga burumwe. Wasanga ubwo twaje hano tuje gutanga ituro ry'ishimwe ko zafunzwe, ko hari insengero zafunzwe, kubera ko urusengero Yesu Kristo akeneye kubona ari kurubura. None akegeza y'ibyondo. Bira ni ibyondo mwana, nta muntu n'umwe. Bira ni bitaka bafunze aho twahuriraga, ariko aho dusengera ntihajya hahinduka. Gusenga, prayers is movable properties. Gusenga no mutungo wimukanwa. Nukuri ko Imana yo babagwe. Daniel mu rwobo rw'intare ntibyamusabye location y'ahantu hasengerwa izina ry'Imana ngo ategageye. Oya, urusengero rwe arumanukanye mu rwobo. Daniel mu rwobo rw'intare yarasenze. Mu rwobo rw'iki? Rw'intare. Nta makaro yari hari ahantu, nta na sound proof bari gusaba, nta n'ibyuma bisaka. Yego. Oya, abantu ntibahindure. Nta kantu gato kaborerega, ni gato. Abantu ntibahindure. Iyo bashaka batangire bige bahereye A0. Twagize n'igice cy'abakristo b'abanebwe kubera kurebera Yesu mu wundi muntu. Ntibigeze bashaka kwihurira nawe direct. Duhora twumva ko hari umuntu duhuza na Yesu. Niyo mpamvu ngiye nazanye topic bw'iki gihugu
challenging abantu kandi ndashima Imana kubw'umusaruro byagize. Hanzane nawe munyamakuru twari kumwe bwa mbere kandi nawe sinzi icyo nshakaho. Naza ajya topic ivuga ngo mureke turwanye ibisambo byibisha Bibiliya. Ibintu biraremera mu matwi y'abantu tuvumbura biskuru bamwe babigenderamo muri zagiriza. Nubyibuka se? Ntetse kuko hari abandi nzi babitiriye bitirira iki ibyo bintu uvuze bisambo bisha Bibiliya. Yo hari ikibazo se barabyitiriye bari kubirwanya. Yo kwiyitirira ikintu kirwanya ibisambo by'ibisha Bibiliya cyangwa kugikora ku inyungu z'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Rega nyabona hari abevangeliste barwana umwe akavana agiye kubwiriza hano yagira ati hari umuntu wigishije yanyigisho yawe mwana cyane ati tsi uwo mushenzi usiga ugenda abwiriza inyigisho zanjye yego komanda ufite do you have your own teachings ufite inyigisho zawe ariko vode ye baba we ngize amahirwe ndi umuhanzi nsohoye indirimbo y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mpingutse muri Kenya ngasanga undi muntu wakoze n'imigisa wayisohoye nawe ari kubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo na ma felicitation nkamwicaza muri hotel tugasangira avuga ati wow urimo uramfasha. None umuntu arigisha inyigisho undi yavanire meragiye Nyakabanda bambwiye kujya wigisha inyigisho zanjye wateguye ibyawe. Dufite akabazo kamwe gusa dukeneye ko Imana ikoraho gusa ibintu byose ukabona birahindutse. Mentality changes. Dukwiye guhindura setting n'ibintu twishyizemo bitari byo. Abantu nibitegure kuruka ibintu byose bamize bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibashaka batangire hazaro ntacyo bitwaye ariko turuke nabiruka rwose. Wasanga leta iri kuturutsa tutabizi. Reka nkubwire njya nemera ko Imana ishobora gukora umukwabo ku giti cyayo gusa ngiye gusoreza ku kantu gakomeye. Hari igihe Imana ikora umukwabo none umukozi itumye kuko wenda atariyo yiziye wenyine akazana ishyaka n'umuhate mwinshi agashiduka mu gukubura yafashe ibikoresho by'ibishingwe bikagendana n'iby'igiciro. ubwo nyine are you getting me? Nabyumvishe hari igihe nyine hari igihe bibaho ko Imana ishaka kugira ibyisukura igatuma n'umukozi none umukozi itumye ibyo bintu bijyabe no kubahanuze byabaye kuri Yona. Yona Imana yamutumye ku bantu bayo nyine. Yona ugomba kuburira bari abantu kabisa kuko mu Rwanda ashaka kurimbura. None Imana imutumanya urukundo. Iyo ni challenge kandi ijye bakubahanuze. Imana imutumanya urukundo none arutakarije mu nzira. We ntabwo agiye kubaburira ahubwo aje gutanga itangazo. Murapfuira barimbuye. Birabamaze. Oh my God. Nicyo kijya kiyo kubahanuzi b'abana. Hari igihe Imana igutuma ngo ujye kuburira abantu wowe ukajya gutangaza ibyago kandi Imana yashaka kurokora abantu. None wagera imbere y'abo bantu irabamaze. Ntabwo Imana idutuma ifite umugambi wo kutwica. Imana idutuma igira ngo irebe ko twahinduka tugasa uko ishaka kugira ngo izaduhe ubugingo. None ndi kuvuga ikintu gikomeye. Imana igutumye ku bantu bayo yuzuye urukundo. Reka nkubwire noneho ushobora no kwibaza ngo kubera iki Imana idutumaho yaba intumye ko bagiye kunca ukuguru yaba intumye ko bagiye kunca umutwe. Impamvu ya mbere ituma Imana idutumaho byonyine no kubera urukundo. No kuri koze yego kuko yishatse kutwiyicira sina ngombwa kwidutumaho ifitani kandi na kantu gatikora na kantu gatikoraho gusa. None hari igihe Imana ituma umuhanuzi okay hari igihe Imana ituma umuhanuzi idutumyeho kubw'urukundo none igatuma umuhanuzi utarugira. Oh my God so bari kunyumva abantu. Hari igihe idutumaho ishaka ko ari byo duhindura ikaba yatangaza n'intambara. Imana ikaba yatangaza n'intambara rwose. Noneho idutumyeho kubw'urukundo none umuhanuzi itumye ntarwo agira.
ariko se kumva ibyo bintu arutakarije mu nzira ari atuzaniye ubutumwa. Umuhanuzi ni ukuri, icyo nemera umuhanuzi w'ukuri iyo ari kuganira n'Imana ni ukora abafite kapasite yo kuganira nayo akayibaza ngo ibi bintu uri kuntuma byagenda ute kugira ngo ubabarire aba bantu. Uzi ko umuhanuzi afite access ku Mana yo kuganira nawe mu gihe iri kumutuma. Byabaye kuri Mose yibutsa Imana ineza yayo. Wari kuzi kwibutsa Imana ineza yayo? Imana yigeze igira uburakari, ishaka kurimbura ubwoko bwa Isiraheli, ifata n'icyemezo bati ndabarimbura, nta nubwo bakomeza runo rugendo. Umva umuhanuzi mwiza sesha, igihe Imana igutumye ku gihugu ikunda, Mose arayegera yibwira ati dadi katuvugane, ko nigeze numva utanga itangazo tukiri muri Egiputa rivuga ko uzambutse ubu bwoko bugashyika i Kanani. None reka nkubaze, icyemezo cyo kubarimbura koko nibyo uragifashe, birumvikana, nta no kuvuguruza. Abanyamahanga babyumvise bumvise bavuga ko uzatwambutsa, nibumva ibi bintu ko twiciye mu butayu bizagenda tubazavuga ko Imana y'ikigwari yivuguruza. Yego ko Mana yanjye, siko Imana ahinduye icyemezo. Urumva umuhanuzi mwiza? Imana igutumye ku Rwanda, ikweretse ibyago ku gihugu. Erega simpakana ko yavuganye n'Imana uyu muntu, ni ukuri kose baba bavuganye. None ikweretse ibyago ku gihugu, none uje gutanga iryo tangazo nk'ubwo uri gukora declaration koko ko igihugu kigushije cyane. Ahubwo bazimana ngo Mana, Abanyarwanda urifuza ko dukora ikintu twice kw'ibyamaso yabonye yacu ari byinshi kandi bibabaje. Ukayihenda ukayinginga ukiri muri iyo presence, kavuga ati Mana, urifuza ko Abanyarwanda bakora iki, ariko ntiwongere kuduteza ibyago by'intambara ko ibyamaso yabonye y'Abanyarwanda ari byinshi, watugiriye imbabazi. None ubuze urukundo imbere y'Imana irufite, wowe uzanye itangazo ngo mwitegura amaraso aramenetse, intambara irabaye, kandi atari Imana yashakaga kukubwira. Wari wayitonyeho, wari wayibereye nk'umujyanama, ku buryo muganiriye wayiha propose muri dimension y'ubuhanuzi. Yego, haba abahanuzi bato, habaho n'abahanuzi bakuru. Impamvu ari abantu bakora ibintu ukabona biri kugira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye kuri societe. Dukwiye rero kwiga byose bikemukira muri teachings cyangwa mu myizerere, mu myigishirize. Ni ka kantu nyine kariho gusa. We need to change our mentalities. Dushobora guhindura mentality, kandi umuntu amaze guhindura mentality arisobanukirwa muri Kristo Yesu. Ntabwo abaho mu buzima bw'ikigare gusa ngo agende gutya. Wigeze wumva ko perezida avuga ku bahanuzi muri speech? Yego, yabavuzeho. Kuvuga ku bahanuzi ntabwo ari uguca iteka ko hatabaho abahanuzi b'ukuri. Yego, ni ukuri. Ahubwo ni uko nawe iby'amatwi ye yumvise, wenda kuri experience personnelle, n'iby'amatwi ye yumvise yabuze mu Imana. Reka nkwereke ubutumwa icyo nkundira Yesu buriya ministeri ya Yesu yubatse neza cyane ku buryo utaza ko implement ibindi bishya muri iyo projet. Dukorera mu mushinga wuzuye, ni projet implement. Niba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uvuga burangira bushyize abantu mu rujijo ntibasobanukirwe ibyo babwiye bwiza, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Nukuri niba nyine ushyira abantu mu rujijo, yemwe ibi ni ibiki tubyakire gutya tubyemera, ukabona ntufite ubwenge bwo gusobanura ibintu Imana yakubwiye. Nyine ushobora kuba wavuganye n'Imana ariko ukayivugana n'Imana udafite ubwenge, birashoboka. Yego ko Mana yanjye, kuki Bibiliya idefinisa abahanuzi bato n'abakuru? Nukuri ushobora kuba Imana yagutumanya urukundo kuri Bikemu, kwati Bikemu wirinde guca mu nzira yo mu gihogere saa 12 z'umugoroba, hari abantu bagutegeye bashaka kugutera ibyuma. Niba ugize umugisha Imana wowe ugize umugisha wo kuvugana n'Imana sha, ugize umugisha wo kwegera Imana igwishura imigambi ya Bikemu, none bimuzaniye nk'itangazo. Hitubaza Imana ati Mwami, uyu mwana wawe mubwira cehe ko mwihishurirwa hari imigambi yuko mu guca mu gihogera hari ibibazo. Yitoneho kuko nubundi wayitonyeho niwe yahisemo kuvugisha, nge ntiyamvugisha. Ngwino ngira inama uvuga ati wenda waca hano. Wabonye Yesaya kwa Ezekiya, agiye kugwa Ezekiya. Ezekiya, tegeka iby'urugo rwawe urgiye gutanga. Ngo ku Mana yanjye,
Yesaya yagombaga kujya kwa Ezekiya ajyanye solution ya buriya buhanuzi, kuko Imana kubera urukundo ikunda Ezekiya yamugaruriye mu nzira Subirayo. yamugaruriye ati subirayo sero byahindutse. Yona igihe yajyaga Ninewe ajyanye ubutumwa yababajwe nuko Imana itarimbuye abantu yamutumyeho, kubera ko yashaka ikintu gishimangira ko ari umuhanuzi. Ntabwo igishimangira ubuhanuzi bwawe ari uko ibyago wahanuye bisohoye, ntabwo ariyo nsinzi y'umuhanuzi. Yona yatashye yabyimbye shaho Imana koko urankinishije, umbwiye kugiye kurimbura abantu none urabababariye. Nukuri ko Imana ikibazo kiri mu mitekerereze no kwiga Imana nabi. Dusenga Imana y'imbabazi, dusenga Imana y'urukundo, indangagaciro nziza yandi umukristo n'iyandi umunyarwanda bihuye, twavamwe abantu igihugu cyifuza kandi bazabona n'ubugingo buhoraho mu by'imyemerere yacu ya buri munsi. Kuko indangagaciro zandi umunyarwanda zo kwitwa ndi umunyarwanda ntaho zibangamira ndi umukristo. Mureke dushaka uburyo twahindura